ariko nta musifuzi ugenda hagarariye igihugu abantu nkuko twavuga ngo ubu se Keri yagiye hagarariye u Rwanda cyangwa ari umunyarwanda Keri uri mu bo muri komisariya mu bakomeye niba ari coordinator siko babyita uri muri protocole agiye hagarariye u Rwanda idarapo bararimuhaye koko ministeri arimuhaye ngo dore idarapo abantu baragiye babigira uko babyita hari umugabo umwe ntaza kugaruka mu nyapolitike n'umvise arimo kubivuga ejo bundi muri simbitinda Amavuga abantu badakunda ng'igihugu nibaza se ejo bundi mu mvune imvano yumva ko twibagiye ibyo yarimo aravuga kuko afite umwanya muri politike ubu ahisaba igitangaza abaye intwari koko yarambabaje cyane reka tubireke akunda igihugu ariko ejo bundi gena numvaga imvune imvano ari mu kinyarwanda naryumvaga ibyo yavugaga uyu munsi ari mari place ko yaza kunyigisha uburyo bakunda igihugu rwose abantu bagiye bavugira ubu ari gukubita umukobwa hari umusekirite ni igihugu yarimo atwigisha gukunda ni urugero yaduhaga giye rwose abantu bazajya bijya mu ntambwe 18 ntitengwa ashinzwe iki tuzajya tuba tuhabanye sinshaka gusubiza byinshi umunsi nongeye kumwumva avuga kuri sport byaba byiza aje muri studio tukaganira ahari azasohoka amayizinutswe azongera kuyigarukamo ariko nyine azagira bamuhamagara baba feministe niba ariko babyese kunasiga babita bagira ibyo bamubwira ibintu bagende babigoreke Saruma n'umunyarwanda uri hariya nkuko Boni Mugabe ariyo muri mondial Abega ariyo ariko ntago bagiye bahagarira igihugu bagiye mu mirimo itandukanye nk'abanyacyakoza n'abanyagihugu ibyo rwose bakoze neza ni byiza turabishima kuko batubereye nk'ambasaderi somehow ariko rero ngewe hari n'ikintu nabene igihugu ntago bahagarariye igihugu abantu babifata uko babishaka birirwa batukana kuri za social media turemenyeye hari n'ikindi nta gitutsi gishye nzabona ariko abantu nzababwiza ukuri uko bashaka tukana reka nkubwire gutanga opinion yacu umuntu akaza gatukana ubutuka cyangwa se n'ababona ibyo wandika baba banariza urwego rwawe kuko ubundi uzana fact uvuga uti no Karenzi yavuze ibi ngewe mfite izi fact sibyo ngewe ndamuvuguruza gutya naho gutukana gusebanya kugira ibyo nta kintu bishobora kudufasha mu byo turimo tuganira ikibazo rero aho bipfira nibyo wavugaga ntago rimwe na rimwe tujya muri uwo mwuka muri iyo mudu n'abatazi iyo biva bakaza nyine bagahurura ariko ntibihindura opinion yanjye nta bikize icyaha navuze ntago wanjyana muri ribu nta kintu wandega ibyo rero gusa kuza kunuka ntibihindura opinion yanjye icyo navuze ntago guhagararira igihugu reka tunemere ko hagararira igihugu yes hagararira igihugu ariko se nabagihagararira bakagisebya ugomba kuba reka nkubwire nitudahagarika nk'abanyarwanda ibintu byo guserebura mediocrity sibyo ngo twumve ko icyabaye cyose turi bugisamire hejuru tukagiserebura no ubushize Saruma yagiye mu Cyafrika amavubi yagiyeyo abantu bose batido afunga kwahagarariwe amavubi yananiwe kwikarifiya Saruma yibereyeho nk'umuntu ubyita ishyari ubyita urwango ubyita iki ntacyo bimariye puruviko umutima wanjye ntacyo nshinja ni opinion yanjye mfite kandi mbona nitutarekeraho guserebura ibidahari sibyo ibidahari ntaho tuzagera ntago siporo yacu izigera itera imbere duserebura ibidahari ngo umuntu yahagararira igihugu ubwo urumva ntawe uri buvuge ibyo yakora byose apfa kuba yahagararira igihugu no tugomba kwemera ko umunyagihugu wibereye urimo gupagasa nakubwiye ejo ntitwavuga operation y'umukobwa wataye akazi ubu ndi bamwirukana azajya kureba ngo n'impagarariye igihugu kuko niyo arigima ari kwishyira imbere ndi hariya nko rwose mpagarariye u Rwanda sinzi impamvu nge naranabivuze nta wanze Salim ibyo yagezeho rwose ni umukobwa wirwanyeho ariko niba tuvuga ngo igikombe cy'isi ugiye gusifura igikombe cy'isi uri umunyarwanda umuntu navuga ko hari ibintu biri tekinike bitarimo santima byakabaye bikurikizwa inzira umuntu agomba kunyuramo kugira ngo agere hariya sibyo zihari uyu munsi Stéphanie Frappard umufaransa-kazi ahawe firimbi agiye gusifura hagati kubera iki yanyuze mu nzira zose yarateguwe yasifuye igikombe Championnat y'Abafaransa abantu baramuzi yasifuye amarushanwa ya Champions League Marseille na Paris Saint-Germain Super Coupe yasifuye imikino yarateguwe bihagije hari bagage afite yo kuri urwo rwego hanyuma uyu munsi umuntu navuga ati no ariko Sarima yari guca muri confederation agaca muri qualifiers agacaha akagera hariya ari kuri uru rwego akayahagararira igihugu nk'umukino wa gicuti w'abagabo w'ibihugu ni byiza ko ahagararira igihugu ariko ajya aba afite niyo
donc n'ubwo bushobozi n'urwo rwego sibyo ariko uyu munsi uravuga byacitse Karenzi yaciye ariko ikiza nicyo nkundira iki gihugu kirashishoza muravuga mugatuka umuntu bagahaguruka bagatumanaho bakanyura n'abari basanzwe barakubuze bagahaguruka ariko iki gihugu cyacu kirashishoza iyo nta kintu babonamo ntibirirwa banakubaza ngo isi ibi ni ibiki babirekeraho nyine bikarangiriraho nta nurambaza atari ko se ibi turimo tubona kuri social media ni kubera ko barabona ko nta kintu kirimo I'm doing my job ngende umunyamakuru sindi umufana so kunyataka gucaha it doesn't make sense icyo mvuga ngihagazeho n'uwamagara aho yamamagara hose nagisubiramo iki gihugu cy'u Rwanda cyashyigikiye abagore kibateza imbere ariko ntabwo kigeze kibasimbukisha cyakoze process kiravuga kiti no abagore basigajwe inyuma mu bijyanye n'iterambere reka dufate urugero nko mu mashuri sibyo baravuga bati mu mashuri uko bigaragara imyumvire iracyari hasi ntabwo abagore bahabwa umwanya nk'uw'abagabo nk'uw'abahungu abana b'abahungu n'abana b'abakobwa ntibahabwa umwanya umwe mu bijyanye no kwiga ni ukuvuga iyo avuye ku ishuri imirimo akora ibiki umwe ashobora kubona umwanya wo gusubira mu masomo undi ntawubone bitewe n'uko wenda imyumvire y'abanyarwanda itarazamura urwego ku bijyanye na genda baravuga bati okay reka dufate amanota batsindiraho abahungu tubahe menshi abakobwa batsindire ku manota make sibyo ibyo biraba abakobwa hakaba hari ayabo n'ay'abahungu hakaba hari ayabo ariko bashakaga iki bagira ngo baravuga bati nitukomeza kubashyira ku manota amwe bizabagora kwiratrapa cya cyuho kirekire cyagiyemo cya cyuho kizagumamo ariko nitubaha uyu mwanya bizumva ko nabo bishoboka gutsinda n'ababyeyi babone ko gutsinda bishoboka ejo bazagira bate tuzabinda bamaze kubona ko kurwo rwego ruzamutse abakobwa n'abahungu basigaye bahangana imibare ukabona irafatika barabihindura baravuga bati no ubu tubashyize ku manota amwe sibyo bashobora noneho guhatana sibyo babikuraho mu nzego z'ubuyobozi baravuga bati ni 30% ni obligatoire kubera ko turabona abagore ari bakeya mu nzego baritinyuka ari urwego batarageraho ariko uyu munsi mu nteko ishinga amategeko dufite 60 na kangahe y'abagore bari mu nteko kubera ko urwego rwarazamutse ntabwo uyu munsi umuntu yanariza situation ihari bizaba ishyari bizaba urwango ubu se urwego rw'umuvunyi ko ruza rukorera umuyobozi rukamubwira ruti ariko nubwo uri meya sibyo turabona ufite imitungo myinshi sibyo iyi ni ntabwo turimo tubona aho yikuye dushingiye ku mushahara wawe kandi ashaka kubisobanura nta kazi barimo nta rwango nta shyari ntibafite ishyari ry'imitungo ufite ariko bafite inshingano zo kubaza ngo ese ibi bintu wabigezeho ute ese inzira ni iyihe wanyuze muri iyo nzira kugira ngo iyi mitungo uyibone none se ubwo tuvuge ko umuvunyi agira ishyari twebwe turi abanyamakuru dufite uburenganzira bwo kwanariza twavuga turi ko uyu musifuzi ko tuzi ko uyu munsi Samuel Uwikunda amaze gusifura imikino ikomeye ya Champions League amaze gusifura imikino y'ibihugu ubu arimo arategurwa kujya muri CHAN sibyo cy'Afurika ho arimo aracyazwa dufite icyizere ko ari umusifuzi ejo bundi tuzabona muri CAN yagize muri izo etape zose aramutse adasubiye inyuma kuri ritima ariho yagira amahirwe kwisanga mu Nyafurika bazaba mu Rwanda yasifuye amaderby ya hano pressure yize ya Rayon na APR twese turemera ko amaze kugera kuri urwo rwego asifuye confederation asifuye ibihugu qualifiers asifuye confederation ageze muri Champions League ubu agiye muri CHAN azavamo ejo ajye muri CAN ejo ajye muri mondial ntawe uzakweshoninga ubushobozi bwe sibyo ariko uyu munsi umuntu niyanariza nk'umunyamakuru yacitse agira ishyari agira urwango ntabwo akunda abadamu ararwanya politike y'igihugu urabona ibintu cyanzegeje urakize ariko twese icyo nzi cyo ariko nta munyamupira waje muri ibintu babantu baga mu bindi bintu tutazi niyo bidafite ubure na sport nibo navuga ngo bagize gutyo ubona barahuruye rero nta muntu uzi umupira wakumva ko wasifura match byonyine ubwabyo ni igitangaza kumva ngo umuntu yasifuye match imwe y'abagabo ku mugabane ahereriyeho imwe rukumbi amakarita abakinnyi bakajya baturagwa ati dore karite uze kwibuka kuziduha yazitaye nawe ubwe nyiri bwite akubwira ko abona ari ibitangaza byamubayeho sari mu zamva interview ayo yigeze kugera na Rigo Garuth
nawe aravuga ati jyewe ntabeshye nanjye mbibona ko hari ibitangaza byambayeho wabyita ibitangaza bikaba ikibazo uwo muntu wasifuye match imwe atarigeze asifura imikino yagiye nicyo ntabwo ndabyumva ariko icyo mpamya akantu kanyuma navuga cyo nubwa mbere bariho mu mateka nta wundi muntu yaba umugabo yaba umugore uzajya mu gikombe cy'isi umwe y'uruduri yarasifuye match imwe ku mugabane we y'abagabo ntibigigera bibaho nibitangaza bibaye rimwe bibi nako kundi manu yigeze kumanuka mu ijuru abantu barimo basuhuka bakarya bagahaga bakanizaho n'imigati nayo ntiwavuga ngo nawe yari performance neza nayo yari performance mbi kuko witwa Nabika yaravuze ati ikintu kimbabaje nuko umunyarwanda ari naho twakoreye kampu ariho twavuye ariho dukuye mu irushanwa iretemo ejone yatumye asiba kandi arengana anamurenganya avuga ati ikimbabaje nuko umunyarwanda ariho dukuye mu irushanwa kandi ari igihugu nyine rwose dukunda ni nabo twakoreye umwiherero mbere yo kujya mu gikombe cya ibi bintu njye angire mbibonamo ni nimwe ari ikintu ukomojeho ndetse numva ruzingiye aho hose nimubona undi muntu abantu babifashe n'uburyo buri negative reka maze ngasoze uwo munsi uzahitamo itangaza makuru nimwongera kubona umuntu ugiye muri mondial abantu wenda ari yarasifuye umukino umwe ku mugabane we uzahita amenya ko bya bintu bitari bitangaza dufate nk'urugero nk'ubu nka Regis dufate n'urugero ashobora kubaho nk'ikintu ugasanga wenda nka Bruce Melody atwaye nka Grammy Award kuko atazi iby'umuziki yakumva wenda nk'abasesenguzi b'umuziki bari kuvuga ngo kuki yari witwaye Grammy Award hari ba Benere ba Meddy cyangwa se kuki nyine bitunguranye donc Regis ngafata abantu kuki bagira ishyari kuko ashobora kuba atafite amakuru menshi uwo muntu ntamwumva ku ruhande rumwe kuko nyine nta makuru abifiteho hanyuma ku rundi ruhande njye nkumva ko ntago byabuza uzi Saruma kuvuga inzira aciyemo uko inzira umuntu arayizi azi nuko byagenze ariko nanone ntago numva ko byagombye gutuma abantu bataka abandi urumva ngo babe expose kuko bavuze inzira kuko uwo muntu twa Saruma yari kuri match ya Espoir wenda na Marine n'ubundi hano twe turamuvuga kuko twamavuga babuturega ndetse mu buzima bwa nabimenye tubana mu buzima bwa buri munsi nkuko nyine wenda abo bamukama nabande na ba DJ Adams baje kuvuga kuri Bruce Melody barabana mu buzima bwa buri munsi donc ikintu cyabayeho hari abantu nyine bafata ikintu cyo kuvuga ngo reka turebe ikiri inyuma abantu bari muri Qatar c'est bon nta muntu n'umwe utarabyishimiye ahubwo ikitarabaye abantu batumvise ni abantu batwaye information bakajya guposting iki kintu bakavuga ngo abantu kuki bagira ishyari kandi nekereza ko bakagombye kuba bifite umuntu uzagatuka nawe akavuga ngo urabona ngo isi yo timing ntibazi n'igihe ibintu byavugiwe ni kera cyane ahubwo bizanye kugira ngo niyo mpamvu na Karenzi yavuze ngo abantu barashishoza bakanasesengura ibi bintu byagombye kuba bitarabaye n'ikintu kinini nta n'ikintu cyagombye kuba cyaranabayeho kuko cyari kuba gito gusa abagiteguye n'abakiri inyuma bafite wenda bafite izindi nuru wenda nabibonye mu yindi sura rero isura nabibonyemo nabonye ko ibi bintu kugira ngo bimere kuriya bitari ikintu cya Saruma ahubwo ari nka kwa kundi umuntu aba yarakubuza ashaka kugira ngo abona ahantu ahera yagutwara icyeme urumva iki nge niko mbibona kuko ari ibya Saruma ntabwo byagombye guteza ikibazo kuko yaba ufite amakuru make kuri Saruma arishimye ufite amakuru menshi kuri Saruma arishimye ko Saruma ari hari twese tubihuriyeho kuvuga ngo parcours byagenze gutya kuvuga ko ari igitangaza nta hantu tukoze match imwe kujya kure ngiye umuntu umwe arambwiye ariko ukorana na Karenzi n'umuntu twa Regis mbwiza ukuri koko Saruma ntagarasifura match ya Leonapel byo nyine mu gihugu ndambwiye ntago biraba arambwiye ati ntago bishoboka yo mubwira uti yasifuye match imwe mu buzima bwe bwose y'abagabo urumva yahuje Guinea n'ikipe yibuka mu cy'Afrika na Chana taragiye nta na Champions League nta Confederation nta gicuti nta umunsi gihe hari ikintu kimwe nemera CAF niba koko ibona mu bushobozi Salim nimuzane sibyo hari ikindi gikombe cy'isara cyari muto kiri imbere Salima nimuzane sibyo abanze kwanza hano mu Rwanda bamuhe match z'umuriro oya umuriro ntacyo byashoboka ko nta n'umuhanuzi wawe izo mu Rwanda bamureke nasifure Confederation zirahari sibyo z'abagabo avemo asifure Champions League y'abagabo asifure ibihugu asifure cyane asifure kane atwereke urwo rwego kuko uyu munsi match ya sifuye ya Guinea ntiyitwayemo neza match ya sifuye ejo muri igikombe cy'isi ari n'umusifuzi wa kane yakoze abakinyi ariko abantu badukurikiye bose baje siporo bigeze babona abakinyi 12 mu kibuga si ubwa mbere babibonye kandi bikaza muri mondial ikintu mbisubiremo ikintu gikishe siporo yacu ni icyo ngicyo ni sentiment ikigare
niba koko u Rwanda ari igihugu gifite ishema n'ibyo byose tuba tugeraho nabo basarima bagera hariya ni izina ry'u Rwanda u Rwanda rumaze kuba brand dukwiye nk'abasportif gutegura abasportif batyaye bagatyazwa umuntu akagenda ari produit igiye guhagararira u Rwanda iri ku rwego rw'izina u Rwanda rufite uvuga ngo uhagararira u Rwanda gusa abantu bahagararira u Rwanda warusebya utiteguye neza abantu bajya muri Jeux Olympiques buri munsi baragaruka abantu bajya mu marushanwa atandukanye baragaruka ntacyo bafashije u Rwanda ariko ntabwo guhagararira u Rwanda bihagije yagiye nk'umunyarwanda uri navuga ngo kwipagasiriza reka ntacyo tubyemeye nkuko hari abanyarwanda benshi kandi muri iyo context nakubiye hari uri muri protocole twavuze muri Ferwafa yitwa Kayishakiri Hadija hari Kerimo Kandangariyo hari Boni Mugabe arahari witwa Ntagungera Celestin arahari uyu mutara mu nkubita Tanaza arahari hari abantu benshi bari mu mirimo igiye itandukanye buri hari n'aba muri volontariya baba volontaire bagiye bahari b'abanyarwanda ariko badahagarariye y'u Rwanda nk'igihugu. Ikibazo gikomeye sibyo dufite hano na amatika ahubwo ari mu bantu nazamunyangire no gucomeka abo basabye ko bapostinze ko twaciye nk'amabere twavuze ko guhagarariye igihugu ko atapostinze se ko atapostinze ayo makosa hari umushoferi wundi uriyo simbuje abo bakinyi niba bikurikira ko atabipostinga ntabyaze kujya gucomeka kumva umuntu nka Dadido Maxime araje atuye ibintu aho atazi iyo biva niyo bijya hari n'abantu ubona kandi singavuga ni ngombwa ntimunyobye Dadi ntamusubiza bigakomera umuntu aba agomba kuvuga hano ndashaka kuvuga kuri Dadi se ntako mvuze tubireke ibyo niba atari aka siporo ntawe ariko sibyo ariko nake reka nkubwize kuri reji tubireke ibyo reka ubutumwa bunagere ku bakunzi ba siporo nta muntu n'umwe nta pressure n'imwe yantera ubwoba Proviko jyewe ubwanjye nemeranye n'umutima wanjye ko ibyo navuze mbihagazeho nabisubiramo imbere y'urwego rwo rwose so yaba bankunda yaba badukunda nk'ikiganiro ntihazagira ubatesha umwanya ntihazagira ubastressa ntihazagira ubashyiraho pressure ntabwo badufite turi safe handi gihe ubona umuntu akwandikiye ngo Karenzi umeze neza nta kibo tumeze neza ibyo tuvuga twabisubiramo ntitubivugira mu muhanda ntitubivugira mu cyumba tubivugira kuri mikoro ya radio urwego rwo rwose rwaduhamagara twabisobanura rwose nta fear of contradiction nimwe ihari tubihagazeho 100%. Nta wanga Salima nta nuzigera mwanga nta nicyo twamwangira ariko tugomba kuba realistic tugomba kwemera tugafesinga reality niba dushaka guteza imbere siporo yacu tukavuga ibintu uko bimeze otherwise twaba twibeshya so pressure yose ibitutsi byo byose gusebanya kugira gute ni nkuko sinzi ngo bagobye gukora kuri BBC Juvenal ni wavuze ngo dumburi none se mu radio muvuga ubwo we n'iki ko umuntu ko ari nakoreka tubireke turi kumwe na Mowapu tubireke ariko kumwe na Mowapu ariko yuko bijye biba byiza yenda abantu baba mu bintu ari ibintu baba baviva kurusha abandi kurenza uko ubwo mba mfite impungenge ko nyuma yo gutama karite ahandi akakinisho cy'ikirabiri baciza buri yose bafite impungenge bamusengere agere match nziza yo kuba umusifuzi wa kabiri kuko abifitiye ubushobozi bwo kuyabikora neza hano mu Rwanda nabuze abasifuzi barenga 20 baba katriyem cyane kuzamurwa basimbura ukakanda icyuma ndumva ibintu byaba byose tubisenge ntiburabyubone tubigira mu Rwanda n'impamvu byo bikorogana ntabihabase bino bakanda bikaka ariko hari aho barashobora remplacer muri double utabanje guhindura imibare cyangwa niyo mpamvu bazanye umusifuzi wa gatanu ni ubimuha wakimuzanira waramwandikira byose babihari we no kumuhera umuntu ujya gusimbuza aragenda akabwira 5e erega na insida yabaye kuri match ya Salima no kuri match ya Salima nuko nyine byashobora kuri n'ubwa kenshi n'undi musifuzi byamubaho sibyo n'undi musifuzi byamubaho uretse ko uko byabaye bigaragaza nyine ko pressure biramurenze niyo ibintu birakurenze kubera ko cyabaye Salima afite umusifuzi umwungirije umuzanira byose byanditse bifite umuzanira abasimbura Australia yaje gusimbuza izana abakinyi babiri bahagarara kuri touchline Salima nk'umusifuzi wa kane bamuzaniye ibyapa bibiri yo kumanika table ebyiri imwe iriho nimero Olivier Giroud se arimo araseka Olivier Giroud yarimo araseka ibiki
oya ni ntuza ni umuntu wise kuriya oya baribeshye kuri iyi nkuru iyi foto ni ya wa muyapanikazi umwanya wo gushyiramo Salima aho gushyiramo Salima bashyizemo uriya muyapanikazi iyo mishi ariko barimo bavuga nyine bizarre World Cup incident bavuga uburyo ari incident ni ukuvuga ngo Salima yafashe za tablo ebyiri iriya foto ni ya match ya Australia abakinnyi baje ari babiri abakinnyi bagaragara ko 12 abari kuri YouTube murabona imibare y'abakinnyi ko ari 12 umanika ni 11 turi kubona ariko n'umuzamu ari hano umanika nimero umukinnyi akibona agasohoka hakinjira undi sibyo iyo hariya bafite tablo 5 kubera ko remplacement zemewe se 5 harya no yabuzi nizezamo gatatu ariko neshana ariko mu buryo bwo tablo wa 5 hariya ndabizi bare abasifuzi bafite 5 abasifuzi ba 4 bamuzaniye ebyiri rero ko hari hagiye kujyamo abakinnyi babiri ba Australia noneho afata tablo arayimanika ayimanitse umukinnyi wari wambaye nomero 12 arabibona ko ari we araza avamo undi aramusimbura arinjira noneho afata tablo ya kabiri yo kugira ngo asimbuze wa wundi wa kabiri ayimanitse amanika nanone ya nimero ya 12 ya wundi umaze kuvamo urumva ni ukuvuga yamanitse umuntu umwe inshuro ebyiri ko ari uvamo ariko se ubwo wabimwandikiye se ufite ikosa oya zari tablo ebyiri ahubwo we yafashe imwe agarutse abari yo yongera arafata none se ariko icyo gihe aramutse ari yafashe yakongera agashyiramo yashyizemo mbere numva rimwe ikindi kibazo umukinnyi yahise yinjira umukinnyi yahise yinjira atarebye uri hanze we yarinjiye atarebye ko cyanditse kuri icyo mvuga 12 asimbuye wenda tuvuge n'8 sibyo iyo tablo ishyize ku ruhande uribeshye yongeye ufashe ya tablo zari muri sifura n'8 ikintu gihari ariko 8 yabaye amaze kwinjira umukinnyi wo uri kuri touch line ntago yita kureba uvuyemo ugiyemo we ntago ajya areba ubundi areba uvuyemo ugiyemo ntagerera kuri tablo ntago mu kibuga yabonye undi yasohotsemo nyine mu yasohotse aho kuki Salima yemereye wakinjiramo atabonye ko undi yashize mu kibuga yasohoye umukinnyi we winjiyemo atabona undi usohoka ntabwo rero umusifuzi wo hagati umusifuzi wo hagati ntazi risiko kubabara umusifuzi wa 4 izi icyo akora ubundi ugomba gusimbuza umukinnyi wabonye wavuyemo sibyo akabanza kanavamo habaye ikibazo kuko uwa mbere yavuyemo arasimburwa uwa kabiri ntiyavamo ahubwo hinjira undi notekereza kwemerera udakinjiramo yamanitse nimero y'uwavuyemo bivuze ngo nta wundi wavuyemo ahubwo wari kuri touch line ategereje gusimbura we yihise ajya mu kibuga baragenda nayirebye rega by the way byamaze igihe kingana gute ntabwo wabonye se gatatu Salima abafaransa barayogeje byabaye nk'iminota byabaye nk'iminota 2 irenga abogeza barogeje biza kugera muri tekinike burya mwe twakwita nko muri VAR nibo babibonye bahita bakominika umusifuzi wo mu kibuga ariko ngono Deshari yabibonye ko yararego Deshari yabonye arakomprehenda arabati abantu 12 mu kibuga ndigukira n'abantu 12 ibyo byose rero kubivuga ni inka byarabaye aratuze ricara arabyihorera icyane barakina n'umusifuzi ntiyabimenye bahamagawe nabo muri tekinike muri VAR twakwita nko muri Australia barimo barakina ari 12 ariko cyane arbitre wo hagati yahagaritse match ariko baravuga ndakuramo nde yayoberwa kuramo ubwo kuri tablo zari 12 uwo hagati abura uwo umukinnyi ari bukure none sari mu yaramumenye wakuramo yafashe ubwo yataburo wasubiye njya kureba mu yarebye kuri yataburo nyine bavuga bakomene ko ugomba noneho umuntu yayobora match twabonye ziri kuri pressure wari mwari mubonye match ya Suwede mu Espanyol ya Amerika na Iran uzi ko umusifuzi yiyeranjaga akajya muri mood ya buri kipe ihara na mu finale Espanyol itageze uzi ko kuri ku munota wa nyuma umuntu wiga ku wa nyuma Mehdi Taremi barimo bariri bamukorera kosa yadashoboka abanyiranye bose bari bamwishe but uri kutwima avantage none no kubonatanye mutwitinye penalty arabwiye ati nabibonye bari tujya kuri VAR usibye no kubibona ntabwo njyayo nabibonye na VAR baraceka basanga nacaba match yageze ku managing itaratangira yegeraga kapiteni bakaganira no mwishimiye ariko by'uburyarya nyo bijyanye n'akazi ari akamwumva Iran we noza kamwereka bakagira era match ari fite tension cyane match asife nubwo twavanga yafashe Senegal arahageza bakabona nyine gusa nk'uwereza Senegal ariko mu by'ukuri wabona nibyo ahubwo twari tumenyere ko abanyafrika basifurirwa bakandamizwa muri mondial kuri match zikenewe cyane tugiye kubona tubona umusifuzi w'umufaransa witwa Clément Turpin bihagazemo neza cyane biradutungura
utu avantage natwe akatubaha So, nta imi- match nk'izero ziba zikaze imi- zisa experience ubu ugiye guhura n'abantu bakina imihanda yose icyiza ni experience narayibonye mugabo next time naze bamutinyira mu match zikomeye si muri match Kandi z'abagabo Merita za azasubireyo Champions League kuko tuzanamubona next time wenda anasifura na match kandi uze muhereye Ni na pe byiza. bamugani abazimva uko bimeze ni byiza kuba yaba ari hariya Salma ni Azaba byiza yaragarutse. rwose nk'abanyarwanda turabyishimiye bamukutereye yo nambaye ku ubundi cyenda en zirindwi principe abo bagore bari bavuze ngo ni igikombe cy'isi cy'abagabo Jovebie ariko Mushyiremo nka batatu kuba turabentroduiza tugende tugira gute tubaha match baba bakane hanyuma nka match za nyuma z'amakipe yasezerewe Adafite icyo avuze. z'amakipe yikarifiye cyangwa se wenda adafite anje ikomeye tuzibahe turebe sibyo ariko urumva nka Frappard match bamuhaye ari uwa kane zose yazikoze neza ntabwo rero Salima Ubu ni n'iza gatatu. bari kumuha ifirimbi yo hagati Nibyo ngo ajye hagati afata ifi kuko umusifuzi ubundi wo hagati afata ifirimbi akajya hagati agasifura match ariko niba babona ku mwanya ku ruhande kuri fourth official naho bikiri ikibazo ntabwo bahita bagushyira hagati Yeah. ahubwo bamuzane bamutegure mu myaka ine azajya ku gikombe cyane. cy'isi kuko nk'aba Frappard niba 2019 ubwo n'imyaka 3 ishize yarasifuraga Super Coupe y'i Burayi Chelsea na Atletico Madrid dutekereza zo zari zahuye Yes. nibyo Chelsea na Liverpool na Liverpool sorry urumva ko zari amakipe Finale. Super Coupe ya Yari Chelsea 2019 na Liverpool nyine yasifuye urumva It was ko 2019. ibyo bintu arabimenyereye ngibyo nguko hashyari ririmo no kubwiza abantu kuri kandi tuzakomeza kubivuga uko bikwiye twakomeje rero turacyari kumwe zo muri Kiyovu dusigaje iminota 10 gusa iminota 10 tujyane muri Kiyovu ariko turi kumwe na Bavaria inzoga nziza y'umunani n'ibice bitandatu niko initwa ariko ari ni ya pome itari inzoga na Malti itari inzoga ariko koreze mu binyampeke Bavaria rwose iraryoha abantu muyisanga mu bukwe mu birori byose abayikeneye muranahamagara bakazizana bafite amadepa ahagije nko kwihagarara hirya no hino 0782 500 ni abantu b'abagabo cyane yes abantu mwibuke kujya muri coga musabuna kuri mu Gatsata Kanyonyomba hari ku magare neza sabuna na steam bacana saa yine uba ameze fresh turi kumwe na Samsung 250 aya maduka yose muzabona nditseho Samsung 250 baba bafitemo za Samsung nk'amatelefone nzababwira ubusiyo zazo nuvuga ngo kuva kuzumba imirongo kugeza kuza miliyoni nk'eshatu enye eshanu iterwa nuko niziyezwe n'ama iPhone byose Samsung 250 rero uragura televiziyo nka flat bagahita baguha bonus y'inyongezo ya decoder na abonema n'umutekinisiye uri kubyumva cyangwa bakaguha n'izindi mpano zinarenga izo yuguze nka telefone kuko niwe ugerana za iPhone tike yo kuza mu gitaramo cya Vestine na Dorcas mu kwa 12 bubahwe cyane Kiyovu ntabwo aregura umutaramusi uriya vice president wakoze ibara Vice President naregura ahubwo umutoza yagaruwe wakoze umuti reka nta muti nta kwimena inda ntabwo ari umuti uko byagenda uko ariko kose wakoze umuti niyo byaba ari byo njye ntabwo abantu babyumve neza ntabwo duhakana ibyo yavuze ko byaba ari n'ukuri ariko ubivuze position y'ubivuze iba ari isenya si yubaka dore Corina Peruigi ari guhereza Frappard Stefania abari kuri YouTube muramubona uyu ni ukuri abasifuzi muri FIFA uwo mugabo w'umutaliyani none kuntu abakana Frappard ni mu yahawe nk'igihembo se cy'umwaka nk'umusifuzi aka twumve Juvenal gatoya wenda ngira ngo ku munsi w'ejo tuvuga